yavuze amagambo avuga ngo ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe ndetse bazabica muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nyuma y'ingoma y'abaroma, iyo twakwita Roma y'abapagani maze gusenyuka kugwa, hazamutse Roma Kristo, nanone akarengane karakomeje. Bura uzasanga ahantu hose akarengane kagiye kaba. Hari ikintu ingoma ishaka kurenganya abantu ikereya ubwoba mu baturage. Tureka no kuvuga ngo na Kristo barenganye. Even no muri genocide zagiye ziba, ingoma igiye gukora genocide, ubuyobozi bugiye gukora genocide, banza gukerera ubwoba mu baturage, berekana ko igice runaka cy'abantu aricyo kibazo aricyo giteza ibibazo byose. Ibyo twabibonye kuri genocide yakorewe abayahudi, ibyo twabonye kuri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ibyo byose bihita bikwereka uburyo Satani akora mu bantu, ko no mu gihe gisoza amateka y'isi nanone iyo blame izagaruka. Ibibazo bijyanye n'urugero nka climate change tubona abantu, Bibiliya yerekana yuko hari igihe bizashinjwa abakristo. Amateka twereka ko buri empire iri hafi yo kurimbuka. Muri analyse zagiye zikorwa n'abanyamateka berekana ko entertainment igera ku rwego rwo hejuru cyane ibintu biri ku isi yose. Mandi magambo ni habo decline ya Amerika, ntabwo ari Amerika gusa izagwa hasi, ahubwo ni isi yose izagwa hasi. Isi yose iri kugana mu mwuko yose, kuko cyane wari ugiye kuba n'ubundi ku Baroma bitewe n'ibi ngibi ibyo bintu bakoraga. Muvandimwe uhisemo gufungura iyi video, tuguhaye ikaze kuri channel ya SIP Ministry, kandi nanone tuguhaye ikaze muri gahunda ya Baza Bibiliya, aho twiga ijambo ry'Imana, ariko by'umwihariko nk'uko mwabibonye twatangiye igitabo cy'intambara ikomeye. Uyu munsi tukaba tugeze mu gice cya kabiri, akaba ari igice gifite umutwe uvuga ngo itotezwa ryabaye mu binyejana bya mbere. Iyo tugiye mu byanditswe byera muri Matayo igice cya 24, tubona ibyo Yesu yabwiye intumwa ze. Icyo gihe yari ari kubabwira ibizabaho nk'uko twabibonye mu gice cya mbere cy'isenywa rya Yerusalemu ndetse no kugaruka kwe. By'umwihariko rero ku murongo wa 9 yavuze amagambo avuga ngo ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe ndetse bazabica muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Iyi niyo mpamvu ikomeye tugomba kwiga aya magambo tukayasobanukirwa, cyane ko mu byahishuwe nubwo ibi ngibi Yesu yavugaga yabibwiraga intumwa ze, ariko nanone tubona yuko mu mpera z'amateka y'isi, mu ntambara iheruka ivuga mu byahishuwe, akarengane kazongera kubaho. Byahishuwe 6, reka duhere ku murongo wa 9. Umwana w'intama amennye ikimenyetso cya 5, mbona munsi y'igicaniro imyuka y'abishwe bahowe ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga, batakana ijwi rirenga bati, ari mwami wera w'ukuri, uzageza ryari? Uzageza he kudaca amateka no kudahora bari mu isi? Uhorera amaraso yacu. Umuntu wese muri bo ahabwa igishura cyera, babwirwa kumara n'ikindi gihe gito baruhuka, kugeza aho umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bagiye kwicwa nkabo uzuzurira. Turabona ahangaha rero ko ibyahishuwe bitubwira yuko akarengane kazongera kubaho nk'uko kabayeho mu binyejana bya mbere, nk'uko byavuzwe mu ntambara ikomeye. Ni ingenzi rero ko tugira amasomo twigira ku batubanjirije. Uyu munsi rero nanone tukaba turi kumwe n'umuvandimwe Theogene. Nakuze cyane.
Umeze neza Theogene? meze neza cyane. Imana ishimwe rero nanone nguhaye ikaze. Tugiye gukomeza twige iki cyigisho kitubwira uburyo abatubanjirije banyuze mu nzira ikomeye ndetse n'uburyo babyitwayemo. Yego. Nibyo wabigarutseho cyane utangira. Twatangiye igitabo cy'intambara ikomeye. Mu cyigisho cya mbere twari twabonye isenyuka rya Yerusalemu. Icyigisho cya kabiri nk'uko babivuze ni icyigisho kivuga ngo itotezwa ryabaye mu binyejana bya mbere. Cyane nanone ni inkuru itwereka abakristo babayeho mu gihe haba mu gihe cy'intumwa ariko na nyuma gato y'isenyuka rya Yerusalemu, uburyo byakomeje akarengane kakagenda gakomeza kubaho ku bakristo. Rero tugiye kubibona, twagiye tubibona ubundi intambara ikomeye ni seri. By'umwihariko igitabo cya gatanu cyitwa intambara ikomeye ni igitabo nyine gihera ku irimbuka rya Yerusalemu kigakomeza kuzageza kitweka amateka y'itorero ry'Imana kuzageza Kristo agarutse. Rero mbere y'uko dukomeza twimbika mu cyigisho, ndagusaba kugira ngo dushyire imbere y'Imana hanyuma dukomeze. Reka twicishe bugufi dusenge. Data twese uri mu ijuru, twongeye gushima uburinzi, imbabazi zawe zidahema kwa natwe ko bwije no kubukeye. Izina ryawe bw'icyubahiro. Amen. Twongeye kuza imbere yawe, nta kindi kituzanye uretse kubumbura ijambo ryawe. Turagusabye kugira ngo umwuka wera akomeze kwa natwe, atuyobore, atwigishe, atwungure ubwenge, ndetse n'abazaba badukurikiye Data azakomeze kwa nabo, kugira ngo Data ubwo ijambo ryawe rizakomeza kugenda rihindura imitima yacu, tuzashima izina ryawe. Amen. Muri aka kanya rero turagusabye kugira ngo ukomeze kutubera umuyobozi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Rero dukomeje tujya mbere mu cyigisho, aka karengane Yesu yavugaga, ubundi turabizi ko mu mateka nta gihe hatabayeho akarengane. Yego. Amaraso ya mbere yamenwe hano ku isi yari ay'akarengane. Abeli yicwa na mukuru we Kayini. Ndetse no mu bihe bitandukanye hagiye haba akarengane, ariko by'umwihariko tubona Yesu ari mu isi yahanuye akarengane nakwita ngo ni intensive, kazaba gakomeye cyane kibasiye itorero. Mbese aka karengane mu mateka Yesu yavugaga kaba karabayeho ryari? Yego cyane, ubwo wagiye ubigarukaho. Akarengane kagiye kabaho cyane mu mateka nyoko muntu kuva icyaha cyagera mu isi. Akarengane kabayeho, ariko by'umwihariko tugarutse kuri aka ngaka umwanditsi w'igitabo cy'intambara ikomeye yibanzeho cyane, ari nako Yesu yavuzeho abwira abigishwa be ko mu gihe azaba amaze gusubira mu ijuru abantu bazakomeza kubarenganya cyane. Aka ngaka amateka yerekana ko ari akarengane katangiye mu gihe cy'umwami Nero, umwami w'abami w'ingoma y'Abaroma, ahagana mu mwaka 54 nyuma ya Kristo. Rero ako karengane karakomeje mu gihe cyane kugeza igihe yaravire ku ngoma muri 68, ariko nanone kaza nanone witwaga Domisiyani, nawe aza nanone gukora kandi karekane yica nanone abakristo cyane ahagana muri 84 kugeza muri 96 nyuma ya Kristo. Bigenda bikwereka hagiye haba akarengane gatandukanye uko abami b'Abaroma bagendaga basimburana, bagiye bica abakristo mu bihe bigiye bitandukanye, ariko karengane kagiye kitwa akarengane ko muri ya myaka mbere y'abakristo. Ariko nyine tuzagenda tubibona siko konyine, na nyuma y'ingoma y'Abaroma, iyo twakwita Roma y'abapagani maze gusenyuka kugwa, hazamutse Roma Kristo, nanone akarengane karakomeje. Rero kandi wanabigarutseho, si n'ibyo gusa, nubwo ako karengane nanone kakozwe n'ingoma ya Roman Christian Roma nyirisitu, tubona yuko nanone mu minsi ya nyuma mbere yo kugaruka kwa Kristo nanone akandi karengane kazakomeza kuba ku bakristo. Rero bitwereka byayindi twavuze, tubona yuko mu mateka nyo ku muntu akarengane kagiye kabaho cyane, kandi kugeza Kristo azagaruka agakuraho ingoma y'ikibi, nibwo akarengane kazahagarara. Yego, no muri introduction y'iki cyigisho ngira ngo Ellen White yabivuzeho yuko ngo ako karengane katangiye mu gihe cy'ubutegetsi bwa Nero, ahagana mu gihe Pawulo yiciwemo ahorwa kwizera kwe, ndetse ngo kakomeje gukorwa kugeza kagenda gakaza umurego cyangwa se gacogora. Ni ukuvuga ngo
hari igihe kabaga ari kenshi cyane ubundi kagacogora gutyo bigakomeza. Yego. Ngo kakomeje gukorwa kagenda gakaza umurego cyangwa kagacogora mu binyejana byakurikiyeho. Ni ukuvuga ngo rero abakristo muri icyo gihe ibyo Yesu yari yaravuze, na hano muri introduction y'iki cyigisho Ellen White yavuze yuko amateka y'itorero rya mbere yabaye igihamya cyerekana ko iby'Imana ivuga nta kwibeshya kuba kurimo. Yego. Rero ibyo ngibyo mu by'ukuri niko byagenze gatangira icyo gihe. Ese ni iki urebye cyatumye abantu bahugukira cyane kurenganya abakristo muri kiriya kinyejana cya mbere? Cyane icyo kintu cyane kiragaruka ku mateka y'ingoma y'Abaroma. Ingoma y'Abaroma ni imwe mu ngoma zikomeye zabayeho, ni imwe mu mampira akomeye yabayeho, nta kubishidikanya, yamaze igihe kirekire cyane. Kandi ubukristo bwari buriho muri kiriya gihe cy'ingoma y'Abaroma, tuzi ko yaratangiye imbere ya Kristo avukiramo na maze iranakomeza mu binyejana hafi 5. Yego. Igihe Roman Kristo yatangiraga, ni imwe muri ampire zamaze igihe kirekire cyane kurusha izabanje za Babuloni, Abagiriki n'abandi. Urabona even no muri Daniel 2 uburyo kuri cya gishushanyo Daniel yerekanye ko ingoma y'Abaroma yari ibyuma. Icyuma anabwirwa yuko nyine icyuma kimenagura ibintu byose, yerekanaga uburyo yagombaga kuba ari ingoma ikomeye cyane. Rero iyi ngoma hari ikintu cyabagamo, ntabwo bashakaga umuntu wese umeze nka threat kuri we, agaragara ko ari umwanzi kuri bo, yabarwanya, yagira bati bagerageza uko bashoboye kose bamurwanya. Murabizi rebellion zose zabaye mu mateka y'ingoma y'Abaroma, ni kimwe mu bintu barwanyaga. Hari intambara ya Carthage, ni turi buzigaruke cyane. Hari intambara zigiye zitandukanye bagiye barwana n'amarebellion atandukanye. Haza mu gihe cy'Abayuda, murabizi bakoze uburyo Abayuda batazamura umutwe, kuko buri Abayuda bari abantu nabo batoroshye, bumva bashaka kwemera ko bategeka uko ushaka, ariko bagenda bashyiraho amategeko n'uburyo na systeme ituma nta Muyuda uzamura umutwe. Bituma na Yesu Kristo mu gihe yavukaga muri kiriya gihe, yavutse mu gihe Abaroma nyine bari barakandamije Abayahudi, kuko Abaroma niko bayoboraga mu buryo nta muntu uzamura umutwe. Ndetse na Yesu buriya kugira ngo acirwe urubanza abambwe, nubwo Abayuda aribo bagiye kumurega, ariko buriya execution ye yakozwe n'Abaroma. Kuko urumva Abayuda bagiye bamurega kuri Pilato, bamubwira bati uyu nguyu yita umwami w'Abayuda, kandi twebwe nta wundi mwami tuzi uretse nde? Kayizari. Urumva ibyo nanone Pilato akibyumva, we yumvise yuko nyine uyu muntu natamuhana iruguru Roma bakumva yuko hari umuntu uri kwigira umwami w'abami, bashoboraga nawe kumumera nabi. Biri nazo ziri muri motivation, kuko murabizi Pilato nta cyaha yamubonyeho, aravuga ati ngewe nta cyaha mubonaho, ariko bituma nanone babasha kubamba Kristo nanone. Iriho bikwereka uburyo Abaroma bari bafite iyo filozofi yo kumva ko nta muntu ukwiye kuzamura umutwe. Tukaza kuba Kristo rero ariyo background nashakaga kubakiraho. Abakristo Kristo agisubira mu ijuru, intumwa zimaze gusukirwa Mwuka Wera, batangiye kubwiriza ubutumwa bukwira. Murabizi nk'uko Kristo yari ababwiye, bahereye Yerusalemu bajya Yudaya, bajya Samariya, ndetse no ku isi yose. Ubutumwa bwatangiye gukwira rero mu Iburayi, haba i Roma ndetse no mu bindi bihugu by'Uburayi abakristo batangiye kwiyongera. Icyo gihe gukura kw'abakristo rero nanone ingoma y'Abaroma yabibonyemo nka threat, kuko murabizi even na bimwe nabyita n'ibyagaragaza ko abakristo bari kugenda bangwa bihera mu gihe cya Pawulo. Mw'igihe yajyaga kubwiriza muri Efeso, nk'uko tubona mu byakozwe no mu gice cya 19, akigisha abantu yuko ibigirwamana bidakwiye gusengwa, hari Imana imwe kandi iri na hafi yabo, bashobora kuyisenga bakayibona nyine ari Imana ikora, badakeneye bigiye gupfukama imbere y'ibigirwamana. Ibyo nabyo Abaroma cyane nk'uko tubona nk'uwitwaga Dimitrio, babibonye babacuzi, bacuraga n'ubundi ibyo bigirwamana bigacuruza. Urumva byari ugusenga ariko harimo na business. Urumva babibonagamo nka threat, kuko yabwiye bagenzi bati uno muntu agiye kutuza ibiraka, ntabwo tuzongera kubona abantu dukorera nakomeza kubwiza ubutumwa yuko ibigirwamana
bidakenewe, dukeneye gusenga Imana imwe kandi ari Imana itagaragara, tutareme n'ishusho yayo. Ibyo rero ni izindi threat babonaga. Murabizi icyo gihe ntabwo Pawulo byamugendekeye neza mu mujyi wa Efeso, bituma anahahunga. Ariko uko byagendaga bikura, Abaroma, ingabo y'Abaroma noneho yageze aho, ingoma y'Abaroma yageze aho noneho ibona ko abakristo uko bakomeza kwiyongera nta kindi bakora uretse kujya gute kubica. Noneho batangira gukorera icyo twakwita ubwoba mu bantu. Bura uzasanga ahantu hose akarengane kagiye kaba, hari ikintu ingoma ishaka kurenganya abantu ikereya ubwoba mu baturage. Ndaguha urugero, kugira ngo kugira ngo Kayini ajye kwica Abeli, nuko muri we yari afitemo ubwoba bw'uko Abeli yemewe n'Imana, we atemewe n'Imana. Ubwo ni ubwoba bwa mbere bwavutse muri Kayini butewe na Satani. None mu gihe cy'Abaroma, ingoma y'Abaroma yatangiye gushinja abakristo ibintu bimwe bitandukanye, bavuga yuko biterwa n'abakristo. Urugero, inzara n'abakristo, ibyorezo biterwa n'abakristo, imitingito biterwa n'abakristo. None icyo kintu cyose cyageze aho kirema mu bantu mu mutima yuko ibibazo byose bari guhura nabyo biri guterwa n'iki? Abakristo. Urumva ingoma y'Abaroma imaze gukerera ubwoba iki mu bantu. Usanga rero yenda tuzagenda tunabibona no mu mateka yose, usanga ari icyo kintu cyagiye gikoreshwa mu kurenganya abantu. Tureka no kuvuga ngo n'abakristo barenganya, even no muri jenoside zagiye ziba, ingoma igiye gukora jenoside, ubuyobozi bugiye gukora jenoside, banza gukerera ubwoba mu baturage, berekana ko igice runaka cy'abantu ari cyo kibazo, ari cyo giteza ibibazo byose. Ibyo twabibonye kuri jenoside yakorewe Abayahudi, ibyo twabonye kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ibyo byose bihita bikwereka uburyo Satani akora mu bantu, agakereramo icyo, kuko turabizi ubundi ubwoba nanone ni imwe Bibiliya bivuga neza, ni bimwe biranga umuntu utari umukristo. Aho kugira ngo Kayini abone ko ari we kibazo, ahubwo akareba Abeli akavuga ati ni wowe uri gutuma ibimbaho byose, akamugira nyine source y'ibibazo. Urumva n'ibyo ngibyo hari ukuntu umuntu aba yishaka kwihesha amahoro. Nayo mpamvu abantu benshi bakunda gukina blame game nyine, kugira ngo wumve ko failure yawe iri ku wundi. Abaroma nabo ubwo nabyo nicyo bakoze. Noneho ari nabyo turi kubibona kenshi. Tubona iyo twiga ibi nk'amateka, ntabwo ari ukubyiga ngo tumenye amateka, ni ukubibona kugira tubyigireho twebwe ariho muri iki gihe cy'imperuka. Even ijambo ry'Imana ritubwira ko no mu gihe gisoza amateka y'isi nanone iyo blame izagaruka. Ibibazo bijyanye n'urugero nka climate change tubona abantu, Bibiliya yerekana yuko hari igihe bizashinjwa abakristo, kuko ari ibyorezo, inzara, abakristo ariko atari kuba abakristo kwizana abakristo nyabo koko bakurikije ijambo ry'Imana. Ibyo byose ugasanga nanone kiri mu zaba imbarutso nanone z'akarengane. Rero ubwoba buterwa na Satani, akagenda ayobora ingoma runaka zigakira mu baturage, iri kimwe mu bintu byatumye akarengane gatangira. Ariko tuzirikana ko inyuma yaho ni Satani n'ubundi ubigenje ni Satani uhari. Wenda ngira ngo n'abadukurikiye akenshi hari igihe umuntu ayibona gutyo akabirebera mu maso agaragara ya hafi, ariko ibyo byose no kugira ngo abantu batangire kubonamo abandi ikibazo, batangire kuvuga ngo inzara yabaye, mu by'ukuri uwo mukristo nta naho ahuriye nabyo, ahubwo tubona ko par contre ahubwo abantu bashobora kubona umugisha kubera umukristo. Ariko Satani akumvisha abantu ko ibibazo biri kuza ni itsinda runaka riri kubitera. Yego, bitewe rero nako n'icyo kintu twari tubonye, akarengane karatangiye. Abakristo barababazwa mu buryo bugiye bukomeye. Tubonye ibyo bashinjwaga, ariko bagerekwagaho nanone rimwe na rimwe ibintu wumva ko byahimbwe biri bizarre. Ngira ngo bigeze no kugerekwaho yuko hari umujyi wahiye bavuga ko ari bo bawutwitse. Ibyo biba pretext cyangwa se urwitwazo rwo kugira ngo bicwe. Ese muri make nk'uko tubibona hano no mu ntambara ikomeye babigarutse no mu bitabo by'amateka, umubabaro baciyemo wari umeze uti? Byari ibintu byoroheje?
ntabwo byoroheje kuko abaroma bari bafite uburyo butandukanye bwo kwica abantu bw'iyicarubozo. Buriya abaroma bari mu bantu bazanye kubamba abantu. Ni ikintu kibabaje cyane, yenda twebwe muri iki gihe hari igihe tubyumva nk'amateka, ariko reba kugushyira ku musaraba nuhita upfa. Buriya Yesu yapfuye mu gihe gito, ariko hari igihe abandi bamaraga iminsi babambwe ku musaraba ijoro n'amanywa. Ibaze ubwo baba bari kubwumva. Bari bafite ubundi buryo bukabije cyane tutagiye kugarukaho bwo kwica abantu. Rero mu gihe cyo kurenganya abakristo bageze aho noneho babikoramo entertainment. Bari bafite amasitade y'imyiyerekano. Noneho mbere ubundi bayubaka yari imyiyerekano yo kurwanishamo abacakara, aho abacakara bazaga bakarwana abantu bakishima. Gusa nyine violence cyari mu bintu bishimira cyane mu ngoma y'abaroma. Yenda gato nanabivuzeho, usanga no muri iki gihe biri kugenda bigaruka. Kera abaroma bafataga abasireve bakashyira muri stade bakarwana abantu bakishima, bakishyura amafaranga. Ubu yenda turi kubikorera ku mateleviziyo, aho nanone tureba abantu barwana bakicana mu buryo bw'iyorezo, nanone tukishima, ariko the same context. Umwanzi ubiri inyuma ni byose, ni satani byose ubiri inyuma bikwereka. Ariko kandi sori gato nguciye mu ijambo, amateka twereka ko buri empire iri hafi yo kurimbuka. Muri analyse zagiye zikorwa n'abanyamateka berekana ko entertainment igera ku rwego rwo hejuru cyane. uvuga ngo empire itangira iri guca mu bihe bikomeye, hakabaho intwari zizamuka zigakora iby'ubutwari, zikarwanira igihugu cyangwa zigakora ibindi. Bamara kugira amahoro n'umutekano, entertainment kiyongera cyane, abantu bagatangira kudamarara. Ariho abantu banezezwa ibi, wenda abantu bishimira kureba amafilme y'abantu bicana, ubugome n'ibintu bitandukanye. Urumva no muri icyo gihe byarabaga, ariko byo byabaga noneho birireyere. Icyo gihe rero n'ubundi byabayeho cyane. Rome iri kugana ku musozo wayo, kuko byanatumye nyine havukamo ibibazo bya internet byinshi cyane kubwo guhora muri ibyo birori ari ibyo bibereyemo. Uyu munsi wa none rero nabwo dukwiye gutekereza iyo tubibona around. Yego, bitwereka ko isi iri kugana ahantu hakomeye cyane, aho ubona yaba abasore yaba n'abantu bakuze, ugasanga nta kindi be expectinga ni ukubyina, ni ukurara mu tubari, ni ugukora ibyo bintu byose cyane rwose. Biba bitwereka yuko kandi noneho biri global. Biri global. Yenda mbere byabaga ari nka mpire runaka y'abaroma. Ubu ngubu hari cyane, ngenda bigarura nko kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu ngubu super power yenda abantu hari igihe bajya muri debate bakavuga ngo Ubushinwa ubu ngubu ubundi super power tuzi ubu ngubu ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amateka nikatwereka even ijambo ry'Imana bivuga. Ariko kimwe mu bintu biri gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri muri decline, abantu bakabona ko hari ukuntu biri kugwa neza bijya gusa na decline ya mpire y'abaroma. Uko kudamarara, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangira bari abapiyoniye bayo, abo bitwa aba forefathers ba Thomas Jefferson, ba George Washington n'abandi. Ni abantu baciye mu bintu bikomeye, ni abantu barwanye n'ingabo n'ubwami bw'Abongereza bwari bukomeye, ariko nta ntwaro bari bafite, ariko kubera resilience n'umutima n'imbaraga bafite babasha gutsinda. Mu gutsinda, mu gihe Amerika bonaga ubwigenge, bafonda Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gufonda Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyabaye igihugu gikura cyane, ibyo waruvuze. Strong men baciye mu bibazo bikomeye, they create prosperity. Ariko prosperity ivamo iki? Weak men. Ariho usanga abantu nyine abo baramutwari, abo bishimira entertainment, usanga ari nabyo biriho cyane. None nubwo biri kuba kuri Amerika, mbere nk'uko wari ubivuze byabaga ari ibintu biba mu buryo bw'igice runaka, ariko ubu ngubu bitewe n'ahantu tekinoloji igeze, ni ibintu biba biri global, ni ibintu biri ku isi yose. N'andi magambo, ni habaho decline ya Amerika. Ntabwo ari Amerika gusa izagwa hasi, ahubwo ni isi yose izagwa hasi. Isi yose iri kugana mu mwuga yose, kuko nk'uwari ugiye kuba n'ubundi ku Baroma bitewe n'ibi ngibi ibyo bintu bakoraga. Uyu munsi wenda tutabitinzeho cyane, ibyo byagiye bibaho. Mu by'ukuri byari ibintu bibabaje kubona abantu bapfa bakabashyira muri stade, bakabaha intare zikabarya, abandi bagatwikwa ari bazima. Ariko nyine ikintu gitangaje, yenda tuza kurebamo n'uburyo babyitwayemo, uko bicwaga kose.
urebye uburyo babyitwayemo ni ikintu gitangaje cyane cyane icyo tugiye kwita tunakijyaho wenda, ariko mbere y'uko tukijyaho reka mbanze nsome aya magambo n'ubundi ari mu ntambara ikomeye kuri paje ya 32 avuga ngo benshi muri bo bagaburiye inyamaswa z'inkazi cyangwa bagatwikwa ari bazima imbere ya rubanda mu mazu y'imikino. Bamwe muri bo barabambwe, abandi bambikwa impu z'inyamaswa zo mu ishyamba, bajugunywa mu mazu y'imyidagaduro kugira ngo imbwa zibashwanyaguze. Akenshi ibyo bihano bahabwaga nibyo abantu bagiraga gahunda nyamukuru yo kwishimisha mu minsi mikuru yahuzaga abantu bose. Abantu benshi cyane bateranaga banejejwe no kubashungera, maze mu gihe babaga batakishwa n'umubabaro basamba, bakabikiriza babaseka kandi babakomera mu mashyi. Urumva kabaga ari agashinyaguro. Iyo ufite umubabaro byibura ntubone n'umuntu uguhumuriza, ahubwo ukabona umuntu akomye mu mashyi, uwo mubabaro urushaho kugenza gute? Kuremera cyane. Banga umubabaro baciyemo wari ukomeye. Rero wari ubikomojeho, reka uhita unadufasha nanone. Ese babyitwayemo bati? Yes, babyitwayemo bati. Turabibonye bicwaga impfu mbi cyane umuntu ashobora gutekereza zibaho, ndetse uretse n'ibyo turabibonye bagashinyagurirwa, kuko nk'aho babonye ababahumuriza ahubwo barashinyagurirwaga. Abantu babifataga nka entertainment, ariko noneho ibyo ntibyatumye ari abantu bacika intege. Bari bafite ikintu cya resilience, kwihangana. Icyo kintu rero cyageze aho ngo banabatwika, bakabatwika barimba indirimbo zisingiza Imana, ku buryo ngo kugira ku mwuka wa nyuma umuntu yarindaga ashira ari ku gite ari kuririmba. Ngo ndetse bo kwicwa bwabo ntago ari ikintu babonaga nk'igisebo, ahubwo babaga bazi ko bari kurenganyizwa nde? Kristo. Kuko Kristo yari yababwiye ati niba barenganya babampora muzishime. No ku ntumwa byazibayeho mu byakozwe n'umwigengo bazikubitaga bakazibabaza ngo zikagenda zishimye zihimbaza bati Imana ishimwe ko turi kuzera ikintu gikomeye cyane. Mu rwandiko rw'Abaheburayo niho babivuze mu gice cya 11. Nshaka gusoma n'amagambo ereka mere ku murongo wa 33. Hano bari kuvuga intwari zo kwizera, ariko bigaruka cyane no kwa Kristo wa mbere, ngo baheshejwe no kwizera gutsinda abami no gukora ibyo gukiranukwa no guhabwa ibyasezeranijwe no kuziba iminwa y'intare no kuzimya umuriro ugurumana cyane no kugira ubugi bw'inkota no gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi no kuba intwari mu ntambara no kunesha ingabo z'abanyamahanga. Ngo abagore bahabwaga abo bapfushije bazutse, abandi bakicishwa iki? Inkoni. Ntibemere no kujya gute? No kurokorwa, kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza. Mu yandi magambo babaga bazi ko uko gupfa ntugupfa nyine ni iby'igihe gito, ahubwo bategereje umuzuko, aho Kristo nagaruka bazazukira ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu rero ibyo byabaga ibyiringiro byo kujya gute bikomeye. Umwanditsi arakomeza avuga ati abandi bakeregeshwaga gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko ndetse no kubohwa no gushyirwa mu nzu y'imbohe, bicishwaga amabuye, bagakerezwa inyerezo, bakageragezwa, bakicishwa inkota, bakazerera bambaye impu z'intama n'iz'ihene. Banyazwe byose, bakababazwa, bakagirirwa nabi. Yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. Bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Abo bose nubwo bamaze guhamya neza uko kwizera kabo, nyamara ntibahabwe ibyasezeranijwe. Ahangaha Pawulo yari gusobanura cyane intwari zo kwizera. Tugaruka no ku bakristo ba mbere. Abakristo ba mbere nabo bari bameze nk'izi ntwari zo kwizera. Baciye muri uyu mubabaro utandukanye, ukomeye cyane, bakicwa, ariko icyatumaga byose babasha kubicishamo nuko baga bafite ibyiringiro by'uko biba ari iby'igihe gito, Kristo azagaruka bakahabwa ubugingo buhoraho. Aricyo ni ikintu natwe twabigiraho. Umubabaro wose twacamo natwe tumenye yuko ni ibintu ni iby'igihe gito. Andi magambo, hari ibyiza bo babonaga birenze ibingibi byo muri ubu buzima umuntu ashobora kubona. Rero niyo mpamvu byabahaye imbaraga zo guca muri uwo mubabaro bishimye, kandi ntabwo bivovotaga. Nicyo kintu gitangaje. Uyu munsi wa none hari igihe umuntu aba ari umukristo ugasanga ahuye n'ikibazo gitoya mu itorero,
umuntu amubwiye nawe muri korali akavuga ati sinzongera kuririmba, ya ari akantu gatoya wenda batumvikanyeho, ariko nimutekereze noneho aba bantu habe no kwivovota. Hano banditse amagambo akomeye mu ntambara ikomeye, paje 34, ngo imibabaro, paragarafu ya 2, abakristo banyuzemo bihanganye yatumye barushaho kwegerana ubwabo kandi barushaho kwegerana n'umukiza wabo. Hari abantu bahita bivumbura n'Imana, ugahura n'ibigeragezo uri gukora umurimo w'Imana, ati ubundi iyo Mana iri hehe? Ariko ngo uwo mubabaro warushijeho kubegeranya n'umukiza wabo, ngo urugero rw'imibereho yabo n'ubuhamya bw'urupfu bishwe byari ibihamya bihoraho by'ukuri, kandi aho abantu batakekaga babonye abari abayoboke ba Satani bareka kumukorera bakayoboka Kristo. Uvuga ngo muri uko kwihangana byagize n'iki? N'umusaruro. Aho kugira ngo Satani agere ku ntego ye, ahubwo hakihana abandi benshi. Abandi benshi. Hano baravuze ngo abantu ibihumbi byinshi barafunzwe kandi baricwa, nyamara habonekaga abandi bakabasimbura. Byabaga nka bimwe nyine byo kuvuga ngo uri 10 havuka 100. Urumva ni ikintu gitangaje cyane. Urumva arega byabaye isomo cyane ku bantu bazaga kubarira bicwa, bagize baribaza bati se aba bantu twica niba nambuke, nawe ushaka kubitekereza. Abantu uri kubarenganyiriza ubusa, uri kubona resilience yabo. Icyo resilience y'abakristo bo mu kinyejana cya mbere yabaye icyigisho gikomeye cyane ku bantu bo muri icyo gihe. Byatumye niye bicaga abo bantu abandi bakavuka. Hari ikintu wagarutseho cyane cyo kwivovota. Rimwe na rimwe hari igihe nanone tunatekereza ati ariko Imana dusenga, Imana ishoboye byose, kuki yemera yuko ibi biba ku bantu bayo? Kuki yemera ko bagira bate bicwa? Ariko hari ikintu tuba dukwiye kumenya, mu mugambi w'Imana ifite wo gukiza inyoko muntu. Rimwe na rimwe hari igihe yemera yuko ibintu biba ku bantu beza kugira ngo igire isomo itanga. Kandi ikintu cyiza nuko hari abantu babumva bahangayitse bavuga ngo wenda se kuki ngo Imana ibyemeye, ugasanga umuntu ari kwibaza ngo kuki ibyemeye. Ariko ku Mana icy'ingenzi ni iki? Ubugingo bwawe iba yaramaze kububona, ikaba ibiziranyeho nawe neza ko iby'iki gihe biri temporere. Imana rero kugukoresha nk'igikoresho cyo kwigisha abandi ni ibintu by'umumaro kandi cyane yakora. Icyo nicyo kintu y'abakristo bakwiye kumva, kugira ngo nuko kwivovota kugabanuka abakristo muri iki gihe, by'umwihariko twebwe abari muri iki gihe, ni ikintu dukwiye kwiga. Kuko na Yesu yaravuze ati byakumarira iki? Gutunga ibintu byose ariko ukabura ubugingo buhoraho. Mu yandi magambo ni ukwerekana yuko ushaka kumbaho neza muri iki gihe utarenganwa, Imana ikakwemera yuko uba muri icyo gihe. Ariko se kuba muri icyo gihe neza ntuzabona ubugingo buhoraho, byaba bimaze iki? Ntacyo byabimaze. Rero nicyo kintu abakristo baturushaga. Bona ubu buzima babonaga nyine bari bararenze ubu buzima, hari ubundi babonaga utegerere. Kandi n'umukristo nyakuri muri iki gihe niyo mibereho mu by'ukuri Imana turayikira cyane kugira. Rero Satani imbaraga yakoresheje zose, ndi gusoma kuri 33, ngo kugira ngo arimbure itorero rya Kristo binyuze mu kurirenganya zabaye impfabusa. Intambara ikomeye abigishwa ba Kristo baguyemo ntiyarangiranye no gupfa kwabo baguye ku rugamba. Turi kwiga n'ubundi igitabo cy'intambara ikomeye, tugenda tureba uburyo ki Kristo na Satani, icyiza n'ikibi bahangana, cyane cyane noneho iyo binyuze mu babahagarariye ku isi. Iyo ntambara ni intambara ihoraho. Rero ngo ntago yarangiranaga no gupfa kwabo, ahubwo ngo mu rupfu rwabo hari harimo kunesha. Mu by'ukuri urupfu rwabo rwahindukaga imbuto ibibwe kandi ikagenda ikera izindi nyinshi. Abakozi b'Imana barishwe, ariko umurimo wayo wakomeje kujya mbere utajegajega. Ubutumwa bwiza bwakomeje gukwira ahantu hose, ndetse n'ababwemeye barushaho kugwira. Ubutumwa bwiza bwacengeye ahantu n'ibirango by'ubutegetsi bw'i Roma bitabashaga kugera. Kuvuga ngo hahandi mu misozi, mu bihanamanga, ahantu hose ubutumwa bwiza bwaragiye buracengera bitewe n'akarengane. Byari igihe abantu bavuga ati se kuki Imana iri kwemera ko abantu bayemera bonyine bapfa? Ariko yo kuvuga ati banahunge bajye n'ahandi banabwirize,
bituma ubutumwa busakara ahantu hose cyane cyane. ikibazo rero kindi twakwibaza satani hari ikintu bakunda kuvuga bati iyo uri gukora ikintu mu buryo runaka byaba ari ubusazi gukomeza kugikora ukegispekitinga different results. Satani rero n'ubundi tubona nk'umunyabwenge yarebye ko iyo strategy itari gukora, aravuga ati nkeneye guhindura strategy. Ese noneho watubwira gatoya yahinduye gute strategy kugira ngo noneho abashe gushobora abakristo yari yarananiwe akoresheje akarengane? So nibyo uvuze, Satani ni umunyabwenge, ntabwo ari gukomeza gukora ibintu abona bitari gutanga umusaruro kuri side ye. Niyo mpamvu yahinduye strategy. Imwe mu strategy yahinduye tuyibona cyane ko yatangiye cyane mu ngoma y'umwami w'abami Constantine. Mbere ya Constantine hari witwaga Diocletian. Ni umwe mu bami bakoze akarengane mu gihe cy'imyaka 10 yica abakristo benshi cyane mu itangira ry'ikinyejana cya kane. Yego, ndizera bivugwa no mu byahishuwe ko ako karengane kari kuba nyuma y'itorero rya Efeso, nyuma y'ikinyejana cya mbere. Abakristo muri icyo gihe bararenganijwe bo muri Simuruna. Yego, muri Simuruna. None mu gihe Diocletian yamaraga kuva ku ngoma, hagiye habaho amakimbirane hagati ya Constantine ndetse n'undi umwe wari mu bayobozi b'i Roma witwaga Maxentius, kuko buri wese yifuzaga kuba umwami. Habaho intambara hagati yabo, hagati ya Constantine na Maxentius, even though bari related, kuko umugore wa Constantine yari Maxentius, ariko ibyo ntibyatumye batarwanira ubutegetsi. Rero mu amateka avuga yuko mu ntambara igihe bari kurwana hagati bombi, ngo ari yerekwa Constantine yagize, yerekwa ngo umusaraba wa Kristo, ngo anategeka yuko ingabo ze zishyira uwo musaraba, zishushanya umusaraba ku ngabo zabo. Arangije nyuma yo gutsinda intambara, we avuga yuko ari yahawe na Kristo, iyerekwa yahawe na Kristo ari ryatumye atsinda. Arangije nibwo yatangiye noneho kugira favor ku bakristo, akora akarengane bakoreshwaga, ariko nyine iyo ubibonye ubona ari umutego wa Satani. Kuko impamvu ari umutego wa Satani, abakristo urumva bari bavuye mu gihe cy'imyaka 10 barenganya ku buryo bukabije kuri leta itari isanzwe. None babonye umuntu uri kugira gute, ugiye kubaha faveri, akaba freedom, by'umwihariko umwami w'abami. Icyo ni ikintu rero bumvise ari ikintu bishimiye. Ariko none umutego Satani yabateze n'uwuhe, nuko icyo gihe Constantine yavuze yuko hagakwiye kubaho guhura kw'abakristo n'abapagani, bamara kwihuza hakabaho compromise. Abapagani maragira ibyo mureka, n'abakristo namwe maragira ibyo mureka, kugira ngo twese duhurize hamwe nk'igihugu. Ibyo rero byatumye by'umwihariko abari abayobozi b'itorero ry'i Roma habamo iyo compromise. Satani abasha kubinjiriramo, kuko none Satani ikintu yakoze kubatsinda abakristo mu buryo bwo kubarenganya abonye biranze, none akoresha uburyo bwo gucakura bwo kubacengera from within, not from outside. From within rero amaze kubacengeramo nibwo hatangiye kuza imigenzo ya gipagani mu itorero rya Gikristo, gusenga abatagatifu. Bakagenda ibigirwamana basengaga nka Jupiter batangira kubihindura amazina. Nka Jupiter bayishyira Petero, ukwezi basengaga icyo kiracyana hari n'ubu ngubu icyo kigirwamana kitirirwa mutagatifu Petero, ariko yari Jupiter bisa amazina. Kuvuga ngo barafataga bya bigirwamana bakavuga bati turabizana, hanyuma tugire gute, tubihindurira amazina, tubyita abantu bo muri Bibiliya, n'ubundi abantu basengaga ibigirwamana biyumvemo ubukristo. Usanga gusenga Mariya, usanga cyane bihuye n'icya kigirwamana cya Artemi. Ubwo rero ugasanga uko byagiye bikura imico ya gipagani yinjira mu itorero, none itorero ritangira kujya muri decline, kuko barakompromisinze, bareka bimwe mu bikomeye mu kwizera kwa Gikristo, batangira kubireka. Amategeko y'Imana atangira gusibangwa,
ni ruto biragenda bifata n'isabato. Ibyo rero bikwereka uburyo Satani yabashije gutsinda from within itorero rya Gikristo muri icyo gihe. Kubatsinda aturutse hanze biramunaniye, ariko aciyemo imbere abasha kubigeraho. Rero hano nanone ngira ngo icyo dukwiye gutekerezaho cyane ni uburyo ki Satani yavuze ati dushobora gufatanya. Na n'uyu munsi abantu benshi bari kuvuga bati ukuri kose, n'abakristo bakavuga ati mu mizirima umuki twese turi abavandimwe, twashyira hamwe tugahurira hamwe tugasengera hamwe. Ariko mu by'ukuri hano mu ntambara ikomeye yaranditse ngo nyamara ntabwo, ni paji 36, ntabwo umwami w'umucyo afatanya n'umwami w'umwijima, kandi n'abayoboke babo ntibashobora gufatanya. Igihe abakristo bemeraga gufatanya n'abaretse ubupagani ariko by'igice, ngo bari batangiye inzira yaje kubatandukanya n'ukuri ibageza kure yako. Satani yishimiye ko yashoboye gushuka abayoboke ba Kristo benshi, atyo Satani rero yatumye bagira ubushobozi bwe, maze abashyiramo ubushake bwo kurenganya abakomeje kuba indahemuka ku Mana. Hahise hatangira kandi karengane gashya, noneho kari ku itsinda ritoya ry'abakristo bavuze bati ibyo muri kujyamo ni ubuyobe cyane. Niyo mpamvu nyine buri gihe Imana igira abanisigariza bakomishikama ku ijambo ryayo. Ntabwo abakristo bose ariko babaye compromise, hari abashikamiye ku ijambo ry'Imana. Nibyo, nta muntu wanzerega yuko abantu bamwe bahinduka bakaza bakaba pati y'umuryango wa Gikristo, nawe ubyanze. Ariko na compromise, hari ikintu abantu tuba tudakwiye kwemera. Aho kugira ngo uhindura isi iri kujya gute? Iri kuguhindura. Ubwo ntabwo ari ubukristo Imana yishimira, ntabwo ari ubukristo Bibiliya yigisha. Ahubwo turahamagarirwa twebwe kugenda tukigisha abantu bagahinduka. Ntabwo ahubwo ari duhamagarirwa guhindurwa n'abantu ngo kugira ngo tubashe kwisanisha nabo. Rero hari abakristo banze gukompromisinga. Abo bakristo banze gukompromisinga, ahubwo noneho nibo batangiye kujya gute? Kurenganya. Tuzagenda tubibona muri iki gitabo cy'intambara ikomeye mu bice bizaza, tubona uburyo abakristo banze gukompromisinga ku kuri kwa Bibiliya, uburyo batangiye kuba ari bo bicwa noneho. Iyo dusomye muri Bible, wenda ndagira ngo dusome ni mu Bafilipi igice cya mbere ku murongo reka mpere kwa 28, ngo mudakangwa n'ababisha bo mu buryo bwose, ubwo butwari bwo kudatinya kwanyu kuri bo ni ikimenyetso cyo kurimbuka kwabo, naho kuri mwe ni ikimenyetso cy'agakiza kanyu kava ku Mana. 29, ngo kuko mutahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Yesu nawe yabibwiye abigishwa ngo nuko ubwo babikoreye njyewe namwe ntibazabura kugenza gute? Ni ukuvuga ngo ubundi birishuwa ko umukristo wese agomba kurenganywa. Hari ikindi kibazo amatorero yo muri iki gihe cyacu agomba kwitaho. Intumwa Pawulo yaravuze ati abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. Ubwo kabiri rwa Timoteyo 3:12. None kuki byacogoye? Hano batanze igisubizo, baravuga ngo impamvu imwe rukumbi bitera ni uko itorero ryataye kwera kwaryo rigakurikiza iby'ab'isi bakora, ku buryo nta gituma barirwanya. We are no longer the threat. Kuko isi turigana ibyayo, turabaho kimwe. Urumva nicyo kiri kuba, nicyo hano Ellen White yavugaga. Impamvu nyine nta karengane gahari nk'akari mu itorero rya mbere, nuko mu yandi magambo ushobora kureba uwitwa umukristo n'utari umukristo, ntatandukaniro ntaryo. Urasanga bose bitwara kimwe. None ugasanga bya bindi twitaga compromise already mu bakristo none irakabije, biri ku rundi rwego. Uri kubona noneho ureke amategeko y'Imana yagiye yangizwa n'amategeko mbonera, noneho byageze mu bukristo, aho turi kubibona mu bukristo butinganyi bumaze kuba gikwira. Rero biragoye kugira ngo abakristo mu gihe bari gusa n'isi bazarenganya. Niyo mpamvu Ellen White asoza iki gice, ikintu kimwe yavuze kizongera kubyutsa akarengane, nuko itorero ry'Imana mu gihe rizongera kugira resilience nk'itorero rya mbere, mwuka w'Imana akabamanukira bakongera bakagira resilience nk'iya mbere, bakigisha ukuri uko kuri,
nakompromise icyo gihe nanone aka karengane kazajya gate kazabongera. Reka wenda ayo magambo mise nyasoma hanyuma twite tugana ku musozo tubwira wenda mu ncamake twabiganiriyeho ingingo z'ingenzi buri muntu wese udukurikiye yasigarana. Ayo magambo waruvuze ngo impamvu imwe rukumbi bitera nuko itorero ryataye kwera kwaryo rigakurikiza ibyo ab'isi bakora ku buryo nta gituma barirwanya. Ntabwo iyobokamana ryo muri iki gihe ryacu rirangwa n'imico itunganye yarangaga kwizera kwa gikristo kwabo mu gihe cya Kristo n'abo mu gihe cy'intumwa ze. Impamvu imwe rukumbi ituma muri iki gihe ubukristo busa n'ubufatanije n'isi nuko abakristo badohotse bagashyigikira icyaha, nuko kandi bakabije kutita kuri gukomeye kw'ijambo ry'Imana. Ni ukubera ko gukiranuka kuzima kugaragara mu itorero ari guke, aho umuntu avuga ukuri akavuga ati ibyanditswe byera biri clear ni ukubivuga. Aho usanga nyine uyu munsi nk'ibyo waruvuze by'ubutinganyi abantu bashaka uburyo ki babinyuza hirya cyangwa bakavuga ati ntacyo nzavugaho, ugasanga ibintu by'amategeko y'Imana abantu nyine barushaho kugenda babidiriwa, ngo ni ukubera ko gukiranuka kuzima kugaragara mu itorero ari guke cyane. Ayo magambo rero waruvuze ngo nihabaho ivugururwa mu kwizera n'imbaraga byarangaga itorero rya mbere, muzirebera uko umutima wo kurenganya uzongera ukabaho kandi imiriro yo kurenganya izongera gukongezwa cyane. Uku rero ni ukuri, ariko icyiza ni uko twasabira buri muntu wese aho kugira ngo ubeho mu bukristo buzatuma urimbuka wishimire kutarenganywa, byaba byiza urenganyijwe nka bariya ariko ufite ibyiringiro nk'ibyabo kandi mu by'ukuri babaye abagabo nyabagabo. Reka rero uduciye mu ncamake, ese ni iki twasigarana kugira ngo tugane ku musozo? Abakristo ba mbere baciye muri ya bihe bo ntibigeze badohoka ku kwizera kwabo. Icyo ni ikintu rero dukwiye kugera kuri abakristo ba mbere. Icya kabiri, bari mu gihe gikomeye kigoye ariko ntibahagaritse kubwiriza ubutumwa. Ubutumwa bwakomeje gukwirakwizwa cyane, byaba biciye mu buryo butandukanye, ariko uko banicwaga nabyo byabaye ubutumwa ku bandi. Mari magambo nta rwitwazo twe dufite muri iki gihe. Ikindi twabigiraho unity yari iri hagati mu Kristo ba mbere. Turabibona mu gihe cy'itorero ry'intumwa, bitewe n'ibibazo bahuraga naho byatumye begerana, babasha bagira ubumwe, babasha gufashanya. Rero ni ikintu natwe tugiye gutekereza. Mu gihe muri iki gihe hari abakristo bamwe na bamwe, ntabwo ari ibintu biri globale cyangwa ibintu biri generali tuvuga ngo itorero ry'Imana rikurenganya muri iki gihe, ariko turabizi bagenzi bacu bahura na bimwe by'akarengane muri iki gihe bishingiye ku kwizera kwabo. Natwe dukwiriye kubafasha nk'abakristo. Ukabona mugenzi wawe arenganyijwe isabato, ni urugero. Nk'umukristo ntabwo wakwishimiye ko asonza. Icyo ni ikintu dukwiye gukwiriye ubumwe, ubushuti bwa gikristo mu itorero ry'Imana dukwiye gukiramo, tukabasha gufatanya mu bibazo byose dubasha guhuramo, kuko uko gufatanya niko gutuma abantu barushaho gushikama. Ariko ibaze uhuye n'ikibazo ukabona n'abitwa ko ari bagenzi bawe musengana nta kintu bitayeho, urumva gushikama kwa biragoye. Rero ubumwe mu bakristo ni ikintu, ariko atari bwa bumwe tuvuga bwo kwihuza no gukompromise, ni ubumwe bwo gufatanya muri ibi bibazo byose dushobora guhura nabyo. Ni ikintu twabigiraho. Ikindi cya kane, resilience, kwihangana gukomeye bari bafite. Ibibazo byose bahura nabyo, ariko noneho bagakomeza kujya kwihangana kugeza ku iherezo, ku mwuka wa nyuma. Kubera iki? Bo babonaga ibyiza Uwiteka agira ate yabateguriye. Ikindi tuzakomeza kukibona muri ibyigisho, ntabwo ibintu turi kubyiga nk'amateka gusa. Ni byiza kubimenya, ariko ni byiza yuko atubera akabarore twebwe basubiye n'imeruka muri iki gihe. Ni ukwigira ku mateka. Itorero abakristo ba mbere bitwaye bate mu karengane, uburyo bitwayemo. Noneho mu gihe Satani yabacengeragamo agashaka kubacamo ibice aciye from within, ese abakristo nyakuri ko bo bitwaye bate? Ndagushimiye cyane Theogene, murakoze cyane, kandi nshimiye nawe wakomeje kudutega amatwi. Tukaba tugeze kuri uyu musozo w'iki cyigisho. Reka tugomeze kurarika Imana kugira ngo ibane natwe. Naho utaha rero, aho tuzaba turi mu cyigisho cya gatatu. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Amen.